bavandimwe, imwe mu bimenyetso n'ingingo igenda igarukwaho kenshi kuri Pasika ni urumuri. Pasika ni umunsi mukuru w'urumuri. Urumuri ni ikimenyetso cy'ubuzima. Urumuri ni ubuzima, naho urupfu ni umwijima. Kuri Pasika rero urumuri rwatsinze umwijima. Iyo twugarijwe n'urupfu tuba turi mu mwijima. Iyo umuntu ateye Imana umugongo aba yerekeje mu mwijima w'icyaha n'umwijima w'urupfu, akaba yagirira nabi abandi n'abatiretse akigirira nabi, kuko ari mu mwijima, umwijima w'urwango, umwijima w'ubugome, umwijima w'urupfu. Ninjoro mu gitaramo cya Pasika, nk'uko bisanzwe bigenda, twinjira mu kiliziya turangajwe imbere n'urumuri rwa Kristu. Kristu wazutse. Uko abantu bagenda bakongeza ku rumuri rwa Kristu, ni nako bagenda bakongereza abandi. Noneho kiliziya yose yari iri mu mwijima ikaza kwaka urumuri rwa Kristu wazutse. Kristu akadukura mu mwijima akatwinjiza mu rumuri rwe, rumuri rw'ukuzuka kwe. Kristu yemeye gupfa, arahambwa, amanuka ikuzimu mu mwijima, noneho azamukana urumuri rubengerana, amurikira abo urupfu rwari rwaraboheye mu mwijima ikuzimu, abaha ubuzima, barazuka. Iri joro rya Pasika, indirimbo y'itara rya Pasika ivuga ni ijoro rihire ryo ryamenye isaha Yezu yazukiyeho, ni rya joro ryahanuwe ko rizamunika nk'amanywa, rigahashya ubugizi bwa nabi. Abigishwa ba Yezu bari barabonye Yezu uwo ari we n'ibikorwa bye. Nibyo Petero Mutagatifu abiduhaho ubuhamya mu isomo rya mbere, agira ati Yezu yagendaga agira neza hanyuze hose, agakiza abarwayi, akagaburira abashonje, akirukana roho mbi, ariko baje kumugirira ishyari n'urwango, baramwica bamubambye ku giti. Bavandimwe, muri iyi si yacu intambara y'ikibi n'icyiza ibaho, ihoraho. Intambara y'urumuri n'umwijima ihoraho. Icyaha, ubugizi bwa nabi n'ingeso mbi ni ibikorwa by'umwijima. Umwicanyi yitwikira umwijima, umurozi agenda mu mwijima, umujura yiba mu mwijima, umusambanyi yihishira mu mwijima, ntabwo yishimira urumuri. Iyo umurozi bumukereyeho cyangwa iyo umujura bimukereyeho, umugambi urapfuba, kuko ni ibikorwa adashobora gukora mu rumuri. Yezu rero nicyo yazize, ni ukugira neza, kuko urumuri ntabwo rubangikana n'umwijima. Muri iyi si hari abantu b'abakristu, abakristu, abakurikira Kristu, abakora neza nka Kristu bakabizira.
kubera ko isi y'umwijima itishimira icyiza, ni nk'uko batishimiye ineza ya Kristo. Urumuri ntabwo rubangikana n'umwijima, ntabwo umwijima wishimira urumuri, ntabwo wishimira Imana. Abigishwa ba Yezu nyuma yo kubona akaga Yezu yagiriwe, bari bihebye bagira ngo umwijima watsinze urupfu, nako umwijima watsinze urumuri, bazi ko urupfu rwatsinze ubuzima, bagira ngo ineza yatsinzwe n'ikibi, bagira ngo urwango rwatsinze urukundo, bagira ngo icyaha cyatsinze inema y'Imana. Babonye urw'agashinyaguro Yezu yishwe. Ivanjiri rero itubwira ko abagore bazindukiye kumva, ni ba bagore bari bakomeje gukurikira Yezu kugeza ku musaraba no mu ihambwa rye. Baraye badasinziriye bategereje ko isabato irangira, butaraca hakiri mu kabwibwi, bazindukira kumva. Bari bagitekerereza mu mwijima w'urupfu, bumva ko Yezu akiri mu mwijima w'urupfu, bumva icyo bamukorera ari ukuza kumushyingura neza mu cyubahiro. Urwo rukundo rwabo n'ineza cyari icyezezi. Urukundo nk'ineza n'igikorwa cy'urukundo, no muri uwo mwijima w'urupfu aba ari icyezezi. Ni nk'uru rukerera bajemo. Muri Ivanjiri twumvise Mariya Madalena nawe yaje kare butaraca, nawe hari hakiri mu kabwibwi, ariko ayobowe n'icyezezi cy'urukundo n'ineza. Ageze kumva abona, yitegereje nko guhunyeza muri uwo mwijima ariko wenda gucya, abona imvura irarangaye ariko atabona neza ibyabaye kuko nta rumuri yari bwabone. Ajya gutabaza Petero na Yohani ati ba bantu n'abagome bagire kumwica, noneho n'imva ye bayibennye, ntabwo nzi aho bashyize umurambo, bataba bawujyanye no kumushinyagurira. Petero na Yohani baza biruka, noneho Petero arinjira na Yohani aramukurikira. Nabo ko ari nko guhunyeza, bataragira urumuri ruhagije, bakiri mu mwijima w'urupfu, binjira muri iyo mva ngo barebe ibyabaye. Ivanjiri avuga ngo Yohani yararebye, areba umwenda n'igitambaro bari bapfukishije Yezu bamushyingura, areba uko birambitse iruhande, arareba aremera. Mu kwemera, Yohani yabonye urumuri rwa Kristo wazutse, asobanukirwa ibyo ari byo. Kwemera ko Kristo yazutse, guhura na Kristo wazutse, ni ukwakira urumuri, ni ukubona urumuri rwa Kristo wazutse. Na ba bagore Ivanjiri tubwira, igihe bahura na Yezu wazutse, babonye urumuri, nabo bajya kubwira n'abandi ko Kristo yazutse, bajya kumurikira n'abandi no kubakongereza ku rumuri rwabo rwa Kristo wazutse. Bavandimwe, natwe tuve mu mwijima w'icyaha n'urupfu, twakire urumuri rwa Kristo wazutse. Pasika nicyo ngicyo bivuga, tuba abana b'urumuri, tugendere mu rumuri, dukore ibikorwa by'urumuri. Muri bukayo tubatizwa,
ubatizwa ahabwa itara, iri tara yari umwana, nti babyeyi namwe babyeyi babatisimu, uru rumuri ni mwebwe ruragijwe, mukazafasha uyu mwana mukamurera kugira ngo azahora ari umwana w'urumuri. Kristo naza azasange urumuri rwe rucyaka, ajye kumusanganira. Bavandimwe, isi yacu yuzuyemo umwijima n'ibikorwa by'umwijima, ariko ntitwabura kuvuga ko umwijima utarashira, kuko mu gihe hakiri ibikorwa n'amagambo ahembera urwango n'amacakubiri, mu gihe hakigaragara akarengane, ubuhemu, ubugambanyi n'uburiganya mu bantu, mu gihe tukibona inda nini na ruswa, mu gihe kigaragara ubuhabara n'ubwomanzi, kubahuka ubuzima, mu gihe hakiri kugomera Imana no kutubaha amategeko y'Imana, umwijima uba ugihari, urumuri rugikenewe kugira ngo rucyahe ububi bwose. Tugire umuryango umurikiwe na Kristo, nk'abemera Kristo wazutse, dutumwa kuba abana b'urumuri. Iyo abantu bari mu mwijima, n'akabuji gatoya ukabonera kure kandi kakamurikira abandi, n'akabiri tucanye mu mwijima w'icuraburindi kaba urumuri rufasha benshi, ukarubonera kure. Mu mwijima wa Jenoside abantu bagiye bagira neza, hari abantu bagiye bagira neza bakitangira abandi, baba urumuri rukomeye rwagiye rumurika muri uwo mwijima w'icuraburindi. Uyu munsi tukaba tubibashimira. Mu ntambara, mu buhunzi, abantu bagiye bagirira neza abandi, baba urumuri ruramira benshi. Mu bihe nk'ibi bikomeye, abantu bagaragaza ineza n'ubwitange bagatabara abandi, nk'abariya abaganga n'abita ku buzima, ba bantu bamenya abaturanyi, abarwayi, bamenya abato n'imbabare bari bonyine, bakababa hafi, bakabagoboka, ababuraye bakabatabara cyangwa bakabatabariza. Abo nibo ejo bazaba bafite ijambo mu bantu, kuko ari abantu babaye abana b'urumuri. Ibyo rero Pawulo mutagatifu atubwira mu isomo rya kabiri, ati muzukane na Kristo, muve mu mwijima, muharanire ibyo mu ijuru aho Kristo ari, muharanire iby'urumuri aho Kristo ari. Aho Kristo abarizwa aba ari urumuri, aba ari mu rumuri, nta mwanya w'igikorwa cy'umwijima uhari. Ati rero muzukane na Kristo. Bavandimwe, mwese urumuri rwa Kristo rubagereho, rubamurikire, kandi namwe mumurikire abandi, aho muri urumuri rwa Kristo wazutse rugende rukwira. Mugire Pasika nziza.